Yes, reka tubasuze kandi tubashimire mwese mukomeje kugenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru abagezweho. Na amakuru y'imyidagaduro, amakuru abari kubera no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu Burundi. Tubagezaho amakuru abari kugenda abera n'ahandi hose ku isi. Ni Miss Rwanda 2022 Nshuti Muheto Divine yifatanyije n'abana abarerwa muri Foundation Ndayisaba Fabrice kwibuka abana n'ibibondo bazize Genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Kigali Top News rero ikomeza kugenda ikugezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru abari kugenda avugwa mu bintu bigiye bitandukanye. Reka tugusuze wowe uherereye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Turagushuje nawe uherereye muri Afurika muri rusange. Ni igikorwa rero cyabaye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 Mata 2022 aho Foundation Ndayisaba Fabrice ku bufatanye n'ikipe yo muri Espagne Real Betis na Miss Rwanda 2022 Miss Nshuti Divine Muheto bifatanyije n'abana barerwa muri iyi foundation kwibuka abana bazize Genocide yakorewe abatutsi. Iki gikorwa rero kitabiriwe n'abayobozi bo muri siporo nabo mu nzego za leta zitandukanye. Mu kiganiro umunsi Muheto yatanze nyuma yo kuganirizwa amateka asharira ya Genocide yakorewe abatutsi, Miss Nshuti Divine Muheto yavuze ko igihe kigeze kugira ngo urubyiruko ruhaguruke ruhangane n'abapfobya ndetse n'abagoreka amateka. Nshuti Divine Muheto rwose rero yagize ati iyo aba bana baza kuba bakiriho bari kuba ari abantu bakomeye, ariko ukuba bataragize ayo mahirwe tugomba gukomeza kubibuka. Twebwe twavutse nyuma ya Genocide tutigeze tubona amahano yabereye mu Rwanda, nimureke duhagarare twuse ikivi cyabo. Yasabye kujya bamagana ushaka kugoreka amateka no kuyavuga nabi. Mu butumwa busoza rero Ndayisaba Fabrice washinze Foundation Ndayisaba Fabrice yashimiye abaje kwifatanya nawe, avuga ko ari ku nshuro ya 11 bakoze igikorwa cyo kwibuka abana bazize Genocide yakorewe abatutsi. Yavuze ko intego ari ugukomeza kwigisha abana amateka. Yagize ati ndabashimiye ababyeyi, abana, abayobozi baje kwifatanya natwe. Ni gahunda ibaye ku nshuro ya 11 ku ruhande rwa Foundation. Ni gahunda twiyemeje gukora kandi bituvuye ku mutima. Ni gahunda ikomeje gukomeza gufasha abana gukomeza gukurana umuco mwiza wo kwibuka bagenzi bacu. Ibi rero byabaye kuri iyi tariki kuri wa gatandatu rwose tariki ya 9 Mata, ubwo abanyarwanda rwose cyangwa abana ndetse n'iyi Foundation Ndayisaba Fabrice baganaga rwose aya bakajya kwibuka abana bazize Genocide. Abatari bake rero hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bakomeje gukora ibikorwa bigaragaza ko bafite ku mutima se cyangwa bababajwe n'ibyabaye mu mwaka w'1994. Ni Genocide yakorewe abatutsi rwose yabaye mu mwaka w'1994 ubwo yazaga gutegurwa rwose na guverinoma yari iyoboye igihugu cy'u Rwanda. Abayobozi bagiye batandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bakomeje kugenda bagana hirya no hino ku nzibutso cyangwa se kuri Memorial Site, aho rwose bakomeje kugenda bibuka abatari bakeya cyangwa se inzirakarengane zagiye rwose zitaba cyangwa se zicwa muri kiriya gihe zirenganijwe. Ndetse n'ibigo bigiye bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byakomeje kugenda rwose byibuka cyangwa se bizirikana inzirakarengane zazize Genocide mu mwaka w'1994. Abanyamahanga ndetse n'abandi nabo bagiye rwose bagaragaza amavamutima cyangwa se imvamutima zabo, bagaragaza ko bifatanyije n'abanyarwanda muri rusange. Abanyarwanda bagiye batandukanye
batandukanye rero nabo bakomeje kugenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye nko gufasha abacitse ku icumu se cyangwa gufasha incike za Genocide mu mirimo igiye itandukanye, babafasha rwose kugira ngo bagaragaze ko bifatanyije nabo mu kababaro bagiye baterwa na Genocide yabaye mu mwaka w'1994. Guverinoma y'u Rwanda rero ikaba yakomeje kugenda inibutsa abantu bagiye batandukanye ko bakwiye rwose kureka kwivanga cyangwa se kwirinda ibikorwa byagaragaza ko baba bafite ingengabitekerezo cyangwa se kuba bajya nko mu myaka y'umuturage se cyangwa bakajya mu nka rwose bagatemati, kuko byaba ari ibintu bibi. Ati twizere ko nta muntu ugifite iyo myumvire, ati wenda nubwo byagiye bigaragara mu myaka yashize, turizera ko abanyarwanda ubu basigaye batekereza rwose ibintu nk'ibyo babiretse. Ati kuko ibyo ni ubupfapfa. Ati buri munyarwanda wese akwiye kuba yaba intwari ku giti cye cyangwa se akaba intwari mu buryo bumwe cyangwa ubundi, agaharanira kuba rwose yaba umunyarwanda uzira ingengabitekerezo, ahubwo umunyarwanda urangwa n'indangagaciro z'ubunyarwanda, ngo gukunda igihugu, gukunda mugenzi wawe ndetse n'izindi ndangagaciro rwose zigiye zitandukanye. Abayobozi rero bagiye batandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nabo rwose bari kugenda bagaragaza ko batewe akababaro se cyangwa bifatanyije n'abanyarwanda muri rusange. Byari rero kuri uyu wa gatandatu ku itariki 9 Mata nibwo Nshuti Divine cyangwa se Nshuti Muheto rwose watorewe kuba cyangwa se wabashe kuba yatwara ikamba rya Miss Rwanda 2022. Nibwo yaje rwose kujya hariya yifatanya rwose na Foundation cyangwa se Fabrice Foundation Ndayisaba, aho rwose bakoze igikorwa cyakunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bibutse abana cyangwa se n'ibibondo baje kuba bazira Genocide mu mwaka w'1994. Bagiye bifatanya ndetse n'abandi bana rwose ngo bavutse nyuma ya Genocide, bagaragaza ko rwose ibi ngibi batazanahwema kubikora kuko ngo babikoze ku nshuro ya 11, kuko ngo ni uguhesha bazize Genocide se cyangwa no kwibutsa ko kugenda bifatanya n'incike se cyangwa n'imfubyi za Genocide. Ngayo nguko rero ibyabaye ku gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 28 ku itariki 9 Mata, ni Miss Nshuti Divine Muheto ndetse na Ndayisaba Fabrice Foundation. Ni Kigali Top News iba ikomeje kugenda ikugezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru aba ari kubera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu Burundi. Twifatanyije n'abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya 28. Aho uherereye hose rero, haba uherereye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu Burundi ndetse n'andi hose ku isi muri rusange, turagushije kandi tukwifurije amahirwe, amahoro y'Imana abane nawe rwose, amahirwe n'imigisha bikomeze kugenda bikugeraho mu mirimo igiye itandukanye uba ugiye uri kwikorera. Niba ari ubwa mbere ubashe kuba wakurikirana Kigali Top News, tukubwira ati kanda subscribe, niyo jambo ritukura, ukore notification, inkuru zijye zikugeraho ako kanya. Wowe wabashe ko wayikanda, turagushimiye.